Lalu bobo. Aje fami dile tu. God have mercy upon us. Jesus. I'm very stupid. I'm very foolish. God have mercy upon us. What be this? Jesus. Okay. Mama yangu niko twibite rudakuba ni byiza neza kabisa. None se ko wari uryamye hasi urabona oya nabya urabona ubwo uri kumva ibyo wari ufite nabibonye se marinete hasi nari ndi kwihanagura ugize na karagaswara twiwinyinisha zana kira cyuma tukinywa cyangwa nkutanga ushaka kumwe ibyuma kandi barabiciye gacika umunwa waje kubiteba mu masamba ari uko wowe utabinywa. None se bavuze ko babifite bose bagomba kubimena uhoza ukimena cyangwa uhoza ugitaburura njyewe narabimenye byararangiye nabyo nyifite ariko ubundi n'ububwa vanywere ana yaje ntabwo wigereye mu nzu ntabwo bibonye ko twababaye nyine iki ntago ari icyuma ahubwo n'ibindi ugomba kubyerekana. Iki ngiye kukinywa igicupa mpite nyishwanya gusa rudekuba jya kubeshya ngo n'icyuma njye kuba barabiciye amafaranga nakiguze nayahomba. Reba ngaririza ye ubundi uri kwibuka ko ibyuma byaciwe ukarinda kurira ku bintu byagutera n'indwara se njye ntabwo nakiguze yanjye. Zana ibyo buyanywera zana ibyo buyanywera uremera kuri njye nanjye ndibugura nanjye ndibugura komanina urazana ibyo buye tukimene cyangwa ntabwo uri buriza nanjye ndibugura urarizana nanjye ndibugura icyuma cyanjye we ibi ni ibiki uri kugendana mani ni ibyuma mvuye kugurira papa kandi barabiciye ariko hano kwa murokore barabicuruza serisa nawe ukemera kubigendana gutyo none se nabyibye ariko wibuke ko babiciye ariko kazungu ujya ugabana imiteto mani none se kubica byatuma abantu batinywera ubu nawe wakemera kubinywaho none uri kubona mfite bingahe bibiri kimwe ni icyanjye ikindi ni icya papa ugira ngo se kamwe hari ikintu katumarira hariya mu rugo serisa nawe uratinyuka ukabinywa ariko kazu wajya ugabanya imiteto mani none se wambwiye ko utabinywa tukashitani mu izina rya Yesu njye nakemera kunywa kuri ibi binazi ibintu leta yaciye ivuga ko bitera abantu indwara njye natinyuka kubinywa rubanda nimuzi no guhara kandi nako si no guhara nuko mudakunda amagara yanyu ubundi na mbere hose abantu mwakunze kunywa bino bintu naho muba mutandukaniye n'ibyihebe kuko nta kuntu ikintu cyamanuka mu muhogo kiri kuwubaga hanyuma kigera mu mara cyacagagure nabwo ubyumva umbwira ngo wowe ubinywa ukunda ubuzima bwawe ariko se kazu uyobeye ko papa wanjye ari umukarani niba ari umukarani se none se umbwira ko atakanyweho yajya mu kazi akagashobora none se kunywa ibyo byuma nibyo bimukorera akazi nibyo bikamukorera nyine ariko mbwira ukuntu wakikorera ibiri ijana waraye unyweye amazi hanyuma se ko babica azongera kubibona kandi ari ngibi mbifite hamwe bazabica ahandi babe babifite amadepari mwamurokora azapfa nashize
bivuze ngo kwa murokore hari byinshi birahari bihagije kabisa kandi noneho ni icyiza niyo hano mu Rwanda batakongera kubikora ku mupaka saha hirya tuzajya tuzikura muri Kenya. Ibyo byose leta yabihagarikije ntabwo byemewe. Ubu iryo tegeko ntabwo wumvishe ko ryasohotse rireka risohoke. None itegeko riberaho iki se nyine? Riberaho kutarikurikiza. Nuri kubyumva se? Ariko ni ukuri ukusugusuzugura ahubwo uyu muntu agamije kwica abantu. Ubu ngubu niba abetse amadepo mu nzu y'iby'umuhozi uvuga namwe mukaba muri kumwe muzi neza ko bavuze ko bitera indwara, ntihavemo n'umuntu umwe basi ubizi ngo atangire amakuru ku gihe. Ubwo mwebwe muri kwiyifuriza ibyiza. Uzikaye amakanseri n'imivuduko n'ibi birwara byose byateye biterwa n'ibi bintu munywa mutazi ibyo babikozemo. Uzi ko hari umuntu yigize kumbwira ngo ibi byuma babikora muri ya fumbire duteresha ibigori. Muteresha ibigori ifumbire iryoha nk'ubuki, ukifumbira uyizi yasosera nk'uko akakuma gasosera nani so nubwo urumva ibyo atari harabika. Ariko serisa ubundi ugamije iki? Ahubwo wowe nkubaze ugamije iki? Erega ndanabazi we amagambo yose twavuze wabona ushaka ko nkusomye. Mwana wa mama ntacyo nakwimanya ifite. Reka mu izina rya Yesu toka shitani amagara araseseka nayorwa. Kandi serisa ndagira ngo umenyeshe ko aya ngaya ari amakosa. Nawe nk'umuntu w'urubyiruko ni wagakwiye ko uri gukora ibi bintu. Va mu myumvire iciriritse uze dufatanye na leta kurwanya ibiyobyabwenge. Ubu wakwirirwa wimenamo ibi bintu ukambwira ko waba umunyeshuri ahubwo w'umuhanga cyane. Njyewe ejo bundi muri Toronkome nifashishije ChatGPT ariko amanota ubu ngubu ni kajwege. Cyo kibazo giterwa n'ibyo bintu munywa. Warenze kujya kwifashisha ayo ChatGPT nabwanjye ufite bwo kuboroka. Oya kazuye ibyo ngibyo byo byarananiye pe. Nibyo mfatikaye niga ikintu nkagifata pe. Ariko mu mbya gato nazi yo cyahise kirengera. Inama nakugira no kureka ibyo bintu kuko n'impamvu ibi byuma babiciye si uguhemukira abaturage ahubwo leta irabatabaye. Kuko nzi abantu benshi ubwonko bwabo bwaravuye ku murongo batagitekereza neza. Hahandi umuntu abyuka agashyira ipantaro ku rutugu agashaka kugenda atayambaye. Ariko kuva ibi byuma batangira kubica bamwe batangiye kugaruka ku murongo. Ariko ku buryo wambwira ko papa wamukura ku cyuma akakwemerera azabyemera cyane rwose. Ubwo se n'ikihe kindi yanywa ko katari icyuma? Ariko hari igikoma, hari icyayi, hari amaji, hari imitobe. Ubu muri ibyo bintu byose wabura ikindi kintu watari ibyo byuma. Igikoma ubu hari umuntu w'umugabo wigeze ubona nk'igikoma batakinywa se? Oya kazu nanjye sinzi ko hari ikindi kintu nashobora kunywa atari icyuma. Ariko serisa usibye kuri urubyiruko rw'iyi minsi bamwe mba nazi ibyanyu. Ubu nkabo ni wagakwiye kuba utangira amakuru ku gihe. Nawe ubwango nta kindi kintu wanywa atari ibyo byuma. Ni ukuri pe nahita nanapfa ahubwo. Serisa va mu bujiji reka nkubwire ikintu wakora nk'umujene. Urabona uru rubyiruko kandi ufite future. Ibi bintu ni wagakwiye gukora ikosa ryo kubona binywa. Naho hano ngo ni mwamurokore biri babiryamiye nk'umuswa ngo nibashaka kubimena. Ukaba waratangiye amakuru ku gihe leta yaraje yaranabimennye. Kazu mwemera nkamuhombya amafaranga angana gutyo none mwe kagiye kubahombya ubuzima bwanyu. Ejo bundi nurwara kanseri mu maro gapfa byaratewe no kudatanga amakuru nibwo uzaba wungutse. Kandi ibyo si ukubikora urengera abandi nawe ubwawe uba wirengeye. Kuko se nkubashye niba wibagirwa gutyo biterwa n'ibyo bintu. Wanyizeza ko mvuye ku cyuma nakugira ngajya nibuka nka kera cyane rwose warusha na kera ubwenge bugasubira ku gihe. Ukuntu dise mbere nibaraga uwa mbere cyangwa uwa kabiri ariko ubu bakuyeho ChatGPT natamba uwanyuma. Wowe gerageza uve kuri ibyo bintu. Kazu ngenda bigusezeranyije reka ibi ngibi mbanze mbishyire papa binywe. Njye sinzongera kugikoza mu kanwa nzakubwira icyabivuyemo. Wibimushyira ahubwo bimene mbimena uza amafaranga wowe ibyuma mbiguze ahubwo reka mbanze mbishyire papa ubundi birangira. Iki nacyo kiracyari ikibazo rwose kuko nk'umucuruzi uba ukibitse ibi bintu azi neza ko bitera ikibazo abantu. Uyu nguyu aba agomba guhanwa kandi bihanukiriye. Kwica abantu nawe ubwawe ubizi. Ibyo mubijyanye ibyo ni ibiki ufite? Ibiki se? We ntabwo uri kumva icyo tukubwira. Ibyo ni ibiki ufite? Ni ibyuma none se nimubireba hasi kwa manina ngo iki chini hasi nyine mubiki. We ushaka kudufunga n'umutu ufite inzoga zitemewe none uri gusuzugura abayobozi. Njye bare gatatu wicaye hasi. Njye barara kuri level yanjye sinjye n'inginga ba sevire. Uricara hasi neza cyangwa uricara hasi ku nkoni? Kuri level yawe suranduta cyane ziba. Njye ndi volontaire wibagiwe kuri umunyerondo. Ndi wenyine none bite? Ariko ndi umunyerondo wakoze kose. Bamaso rero dufata uyu muntu are hasi nararakara. Ariko ubundi muri kumbazi we njye ndi kominari Rutambika Vumbi. Ninjye munyarondo wagiriye abandi mu kugwanya inzoga zitemewe muri uyu murenge. Uraramuka ungoye nkagushyira hasi bingoye ndakugena muri gereza ngo ubike imfunguzo ndahita nzimira. Reka nicyo ariko nanga ari ngenda ringiye kuzimu. Nani uyu? Ngo nguki wavuga umuntu yaragiye kuzimu? Zana hano. Ubu muri uru Rwanda hari umuntu utazi ko ibi bintu babiciye kavuga akiri ijye kubimera. Ariko njye nabereka aho nabikuye. Tugende ujye kwa nyire.
kuzamuka ni he? nyine ngiye kukwereka aho nabikuye. Umva sha windagira, turenze amagwa turi kujya mu mirima, none ngo ugiye kunyereka aho wabiguze. Wahanyeretse vuba bikarangira. Ubundi se ngiye nabiguze. Ziba wabyanduye se? Kandi abaturage mufite ibintu muri kwikora tutari gukunda. Muri kwifata mukanga kuvuga ahantu ibi byuma biri, ariko nimuzi ko muri kwihemukira. Nk'ubu ngubu njyawe kiningira ibintu biri kunyobera. Nukuntu leta iri kubakunda kurusha uko mwikunda. Ibi byuma n'uburozi nta cyiza kibirimo, kandi n'aba bacuruzi banda kubimena twabafatiye ingamba, bajyana bakabita mu ruzi mu mugeri, babicukurira hose tuzabibona. Kandi nawe nutambwira aho wabikuye urafunga. Wagira ngo nakubwiye ko hari ahantu nabiguze. Wakivambari wese wabivomye, ahubwo nkugira inama wahambwira hakiri kare, kuko ari munyerondo we niyaza akaramuka aje utarambwira araguha ibidukikije. Uriya munyerondo bamwita Rutambika Vumbi, uriya yakubise umujura amara imyaka 7 ataricara. Nakazi ke none se arankubita ndaba nibye nyina. Ariko wagicucu usibye ko twakubabariye, ubugira ngo Simba nagusharitse ufatanye igihanga none utangiye gufunga umutwe. Igihanga wagira ngo nishe umuntu. Ngo wishe umuntu cyangwa wishe abantu. Sahizi wowe uri umufatanye bikogo, kuko nawe ufite uruhari runini mu bari kwica abantu. Kandi ahantu utari kuvuga nagira ngo ngubwira ko hari buze kumenyekana. Ariko ko hano mbona mwitambitse mu ngira biti, mumvire mu nzira nihitire. Iranzoga narazinyweye cyane, nazo ndakeka ziri mu byangize gutya. Byakugize gute? Byangize paralize.